mwaramutse umunsi mwiza abakurikiye ibiganiro byacu turabashimira cyane ku cyizere mudahwema kutugirira mbabwira yuko mu by'ukuri turabashimira cyane. We are very thankful a lot. Uyu munsi dufite ibiganiro hari biri buze kuba biri mu bice bibiri. Kimwe numvaga nshaka ko twabanza kuganira ku ijambo ry'Imana, Zaburi ya 62 umurongo dere kuwa 5. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine, nagakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri ku Mana. Dushimiye Imana yongeye kuduha umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Kuri nge ni byishimo ntazi uko navuga, ariko binejeje cyane hashingiwe kuri uyu munsi iduhaye. Hirya yavuze ngo Imana niyo byiringiro byanjye, cyangwa se ngo niyo gakiza kanjye. Mu by'ukuri kumenya ko Imana idukunda, Imana iradukunda ku rwego rurenze. Abantu bose bari hano mu isi ni abantu Imana yaremye. Imana yaremye buri kintu cyose ijya kukirema ikavuga ngo ni cyiza cyane, ikavuga ngo ni cyiza cyane. Ariko kubw'icyaha cy'umuntu byazaniye isi kumera nabi. Bibiliya iravuga ngo wa muntu we kubw'icyo cyaha ngo uzaniye isi kuvumwa. Isi vumwe kubera icyaha cy'umuntu. Bivuga ko urukundo rw'Imana ntaho rwagiye, ahubwo icyaha cyazanye umuvumo mu isi. Nuvuga ngo ibibazo biri mu isi byose bikomoka ku cyaha. Niki rero Imana yagaragaje? Imana igaragaza urukundo rwayo yarugaragaje ubwo yatangaga Kristo. Kristo iramwohereza kugira ngo apfire ibyaha byawe n'ibyanjye, apfire urubanza rwawe rukurweho nuko Kristo yapfuye. Gupfa kwa Kristo bivuze ko Imana yamuhaniye igihano cyanjye, ngewe ibyo nagombaga kubazwa Imana yabishyize kuri Kristo Yesu. Ibintu byose umuntu yabikora akabona inyungu, akabona ibyinshi cyane, akaba ariko ibyo byose bijya bihindurwa ubusa nuko azajya mu muriro. Kugira ngo umuntu azabane n'Imana rero nuko yemera kubarwaho igihano Kristo yahanwe, akabarwaho icyo Imana yamushyizeho. Ubwo Imana yafataga Kristo ikamushyiraho igihano cyacu, yari duhaye uburenganzira bwo kugira ngo natwe tubarweho ibyo Kristo yakoze. Kubibarwaho n'ubuntu, n'ubusa. Kuba ari ubusa ntabwo ari uko bihendutse, ahubwo guhenda kwabyo cyane bituma Imana yarabitangiye ubuntu. Iyi niyo nkuru yonyine ku isi umuntu amenye igahindura ubuzima. Nari ndimo ndeba umuntu ni mubi, umugirira neza, ukamuha byose, ariko mu mwanya mutara guhinduka. Umuntu muha ibintu byose wifuza, ariko mu masegonda makeya ukibaza niba ari we wabihaye. Reka nkubwire, ububi bw'umuntu ntabwo wabumukuramo, ariko Yesu yamuhindura. Yesu yahindura umuntu wese akamugira umuntu umeze neza. Ni niyo mpamvu nari ndimo mbwira abo tukunda kuganira ko muri iyi minsi nicyo gihe cyiza cyo kuba umukristo. Kubera iki? Ni ahantu bijoroshye cyane. Mu mashuri habamo icyo bita impuzankano cyangwa se uniform. No ku buryo niyo ubonye impuzankano y'ikigo runaka uhita kumenya kuyitandukanya n'ikigo runaka. Umenya impuzankano y'abasirikari ukamenya kuyitandukanya n'iy'abapolisi, ukamenya gutandukanya impuzankano y'abakora muri banke runaka n'abakora muri banke yindi runaka. Ibyo bintu ubona ko ari impuzankano.
navuga ko byoroshye kuba umukristo uyu munsi kubera iki? Kuko abantu benshi bari gukora ibyaha. So kuba bari gukora ibyaha byoroshye cyane yuko noneho umuntu wundi ahita agira impuzankano yindi yo kugira ngo noneho akore ibyo gukiranuka. Kugira ngo iyo mpuzankano ikunde niyi, nuko umuntu abikura kuri Nyagasani, nuko umuntu abikura ku Mana. Imana niyo yishingiye ibyaha byawe, ibishyira kuri Kristo, iramwike kwari kugira ngo wubarweho gutungana kwa Kristo, umuntu abeho muri iyi si nta cyaha Imana imubaraho. Ariko ntabwo ari kuba atabarwaho icyaha gusa, ahubwo iyo mpuzankano aba yambaye, uwo mutwe aba yinjiyemo w'abantu bakiranuka, utangira no kumutoza no kubaho muri ubu buzima abanyeho n'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, aho umuntu noneho atangira kubanaho n'Imana. Aho ngaho aho twasomye ubwo Yesu yavugaga, hari umurongo umwe uri muri Mariko ibice 14 umurongo wa 16, hari reka twawusoma. Mariko ibice 14 umurongo wa 14 umurongo wa 26, hagira hatya: bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Hano bavugaga ku kuntu Kristo yari asohokanye, basohotse barimo bagenda baririmba wa mwami. So Kristo hano gato haranditse mu mutwe wabanzirizaga ayo magambo, yari amaze gusangira n'abigishwa be. Ariko amaze gusangira n'abigishwa be, bari barimo basangirira ku meza amwe mbere yuko apfa, barasohoka. Ariko atangira gutekereza avuga ngo ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Dusomye kuri uwo murongo wa 26, Yesu yarimo aririmba yizihiza ibintu bigiye kuba, yarimo yishimira ibintu bigiye kuba, yarazi ko umuntu agiye gucungurwa. Reka mbabwire, gucungurwa k'umuntu ni igikorwa cyanejeje Imana. Gucungurwa k'umuntu ni igikorwa cyageze ku mutima w'Imana. Ntabwo turi fiyeri, turi proud, twishimiye guhamya yuko ubwo Kristo yapfaga twabaye abana b'Imana. Iki ni igikorwa kidateye isoni. Iyo mbivuga ndi proud, ndi fier. Nawe ni ukugira ngo umuntu aririmbe kubera intsinzi. Kristo nawe barimo baririmba, niki yararirwa arimo asangira, yaravugaga ngo ngiye gupfa, aravuga ngo dore uyu ni wo mubiri wanjye, naya n'amaraso yanjye agiye kubamenerwa. Reka mbabwire, uyu munsi nawe Yesu yakugirira neza, kugira ngo umuntu abone ubuhungiro hano mwe, kugira ngo umuntu abone imbaraga zo kubaho muri iyi si, akora buri kimwe cyose muri birya tujya tuganira, abasha gukora akazi ke neza, abasha kuzuza inshingano ze neza, abasha kubaha abamuyobora. Ikintu cya mbere ni ukuba abanyamahoro n'Imana. Reka mvuge ko ibyo bikorwa atari byo bituma ubana n'amahoro n'Imana. Ibikorwa byiza byose wakora ntibyatuma ubana n'Imana, ariko kubana n'Imana byaguhesha kumenya gukora ibikorwa byose ukora hano neza. Ibyo byose ntabwo kandi ari ibyo gusa, kubera ko kubana amahoro n'Imana biciye mu kwizera Kristo bituma ubuzima bwawe bwose busigaye ububaho unezerewe, ntabwo uhungabanywa. Mwibuke ko nimurebe namwe isuku ntigenda ihinduka, civilisation. Twebwe iyo bikorwa gutya, civilisation igenda iza, iterambere rigenda riza, watekereza yuko ari bwo ibintu bigiye kumera neza. Ariko ntabwo ari kuko biba bigiye kumera neza. Byagerageje guhindura umuntu agenda arushaho kuba mubi. Ubona ko hazi ikoranabuhanga ryorohereza umuntu kugira ngo niba ari n'umutwaro yatwaraga, niba ari uwajyaga nko muri gutwara igitabo kinini gutya, ugasanga Bibiliya iri muri telefone, Bibiliya iri mu kantu gato gusa, ku buryo byorohera umuntu ibintu, ku buryo byakagombye kumuha umwanya mwiza wo gukora. Ariko kubera ko umuntu aba ari mubi, bimuha umwanya wo kuba mubi cyane kurutaho. Ariko Yesu siko bigenda. Yesu ahindura umuntu akagira neza, akabaho neza mu mutima we, mu buzima bwe, akisanzura, akagubwa neza, akabaho kandi abanye amahoro n'Imana. Ndabashimiye cyane. Kugira ngo dusoze, numvaga nifuza ko dushimira Imana mu buryo bwo gusenga. Ahasigaye uwakenera gukomeza kugira icyo tuganira, tuzajya tuganira. Turagushimiye Imana yacu,
tugushimiye cyane urukundo rwawe, tugushimiye ko watanze Yezu kugira ngo apfire ibyaha by'abari mu isi. Abo banyabyaha natwe twari bo. Uyu munsi nta gihe cyiza cyo kuba umukristo nk'uyu munsi. Inifomu y'abanyabyaha yaramaze kwigaragaza. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo nabwo inifomu y'abakiranuka nayo igaragare. Nta bundi buryo dufite, ntabwo twahagarika ibibi, ariko twe tuzakomeza kwambara inifomu yacu. Iyo inifomu nisabiye umuntu wese ni ukwizera Kristo kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Si ubugingo buhoraho gusa, kuko ubwo kwizera Kristo bihesha umuntu n'ubushobozi bwo kuba muri ubu buzima bwose abanye n'Imana. Sabiye umuntu wese unteze amatwi, sabiye umuntu wese uzumva aya magambo, aya ngaya tuganire kimwe n'andi yose tuzaganira, kugira ngo Mana uyakoreshe ikintu cy'ingirakamaro, umuntu amenye ko kuba muri iyi si ikintu gikomeye ari ukubaho ubana n'Imana. Urakoze cyane mu izina rya Yezu. Amen.